gishobora gutubaho mu buzima no kugira ngo cyambere mu buzima hari ibintu ushaka kuvuga bitanu ugomba kugira ubwiru mfasha abahumve ubwiru tuvuze ngo iki ni amakuru abwirwa ababi genewe babitore bashobora no gufata bivuze cyane rwose rero nutayagira ubwiru uzigera ugera ku nzozi zawe ugomba kwirinda icyambere ntukabwire umuntu umugambi wawe ku muntu washatse kwigira umujyanama wawe kandi uzi ko ari umwanzi hari undi abantu bashaka kwigira umujyanama yego kandi akababazwa n'iyi nama yakugiriye kuko bakeneye kumenya what do you think ibyo utekereza uratekereza iki akaza ateko Jerry nta namakuru yemperutse ubundi mperuka ngo uri kuri kamera ngo harya ngo ukora n'umwe bwabera ngo harya ngo none se ngo runaka we murake ngo nyine ngo uheruka nyine ku gisozi mbega akigira uvuga ngo aragusembura kugira ngo umuhamakuru nta makuru meza afite yego yanyaye uwo mu cyaryo akakwereka ukuntu amakuru yawe ya kera yazi ariko akeneye amashyashya birumva nyine nta mbabazi turacyakorana harasera guhemba ko numva ugatangira ukapudetinga n'amacano mashya na contact nshya nikira ko ufite muri sena sawa ahita azimya inzozi zawe zose yaroga yaterekera yabandwa yakugambanira kuko icyo akeneye nuko agushyira hasi. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'abera ministries uyobowe na Reverend Hababazi Jean Baptiste aha amavuta kandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo bice 33 murongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya ninjoro abantu bashyizweyo bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro wizisuzugura izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'abera ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe uruwa agaciro uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'abera ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Ku bufatanye n'inzego zifite mu nshingano ubumwe bw'abera ministries bwiyemeje kurandura burundu igwingira ry'abana bafite imyaka 5 kugera ku myaka 12 tubondora tubagaburira tubashyitsa ku kigero cyiza kwita ku mwana no kwita ku Rwanda rw'ahazaza kwita ku mwana no kwita ku maboko azagusimbura. Nawe niba mu kigo kigushishikaje ukumva ukinezerewe fatanya n'ubumwe bw'abera ministries kubaka u Rwanda rw'ahazaza turandura burundu igwingira ry'abana mu kagari ubumwe bw'abera bukoreramo. Ubumwe bw'abera ministries si dini si torero nubwo genda no kuba ryo ahubwo no muragira kisanzura agakora igikorwa cy'umugisha agikorera abera bose. Buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe ariko twita ku bana Imana ibaha umugisha. Amen. Suje ngo hayi kaze ni kubumwe bw'abera ministries niho udukurikiye abantu mwese mudukurikiye aho muri hose hatandukanye abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda aho dukurikiye hose uri Imana iguhe umugisha cyane kandi ngo hayi kaze we wakoze subscribe nimbura umushyitsi hano niho ukwiye kuba kuko hari ibintu byiza uzahakoramo by'ubwenge ndetse uzanasobanukirwa ubuzima bw'umwuka bihurirana no mu mubiri kugira ngo ubeho neza ibintu bikagenda neza. Amazina yanjye ni Irinde kumwe na Mushumba ndakwakiriye cyane. Ya urakoze Imana iguhe umugisha cyane ndumva nejejwe n'Imana kuba ndi kumwe nawe kuri uyu munsi wo kuwa 4. Data wa twese aguhe umugisha kandi Imana ikomeze kwishimira. Amen cyane. Mushumba rero turi mu cyumweru cyo gusobanura inzozi mu buryo Imana ikuyoboyemo ariko nanone hari akabazo maze iminsi nibaza. Kuko twabasanze ko na karande najyo igigira uruhare mu iterambere ryacu
kutubaha tutagira ahantu tugera, ariko hakaza ikindi kintu bita imitekerereze. Kuko wigeze kukambwira ku munsi wo kwa kabiri, ndakeka imitekerereze nayo ishobora gutuma utava ku rwego ngo ugere ku rundi. Imana rero ikazana inzozi, igasanga imitekerereze yawe irafunze, nubwo usenga, nubwo ukora ibintu byose mu gakiza ni sawa, ariko ku mubiri hari akantu kari kuburaho. Maze iminsi nibaza ku ntambara abantu bagira. Yego. Ndacyari hahandi hagati y'amabanire n'abantu n'abandi. Hari ikintu bita ibanga cyangwa se ubwiru, uraza gutandukanyiriza ahantu bitandukanye cyangwa se aho bihurira. Icyo ndi gushaka kuganishaho ni iki ngiki, kugira ngo umuntu yirinde izi ntambara zose, kuko twasanze ko ibintu byose tugeraho ni ku bantu. Yego. Intambara zose ukavuga ngo kanaka nawe yamvugiye iki, kubera iki, narabimubwiye, none ndebera kuki wabivuze. Izo ntambara zose turwana nazo, kandi zikazanwa n'ibyo twivugiye. Tukarwanwa n'ibintu dushobora kuba twaragizemo uruhare, ariko biturutse ku bantu twagiye twizera buhumyi. Yego. Izi ntambara zose zamarwa n'iki? Urakoze Jerry, Imana iguhe umugisha ku kibazo cyiza baje. Turi mu cyumweru cy'inzozi n'ubwenge n'ubuhanga. Mbwira abantu bose ngo bakurikire pe bumve bino bintu. Ubundi mu bintu tugomba kwitonda, nkuko numvise ikibazo cyawe. Yego. Ni amagambo abiri, ariko ni amagambo akubiye mu ijambo ryitwa ibanga. Ibanga. Hari ibintu ugomba kugira ubwiru. Ubundi ubwiru nuko hari Ikinyarwanda. Ubwiru ni ibanga rirenza yandi, utagomba na gato na gato. Ibintu biri confidential, uvuga ngo muri make hari ibintu ubujijwe kuvuga. Yego. Ko wiboneye, aho ubonye naho uhagaze hose. Yego. So hariho rero icyo twita secret and confidential. Hari ibanga n'ubwiru. Ubwiru hari ibanga n'ubwiru sawa. Yego. Ariko rero hakaba ibintu bita confidential. Confidential ni ibanga ritapfa kugerwa n'amakuru, ribwirwa ababigenewe, ariko bikazageraho bikajya hanze. Yego. Ni nk'uko inama minisitiri ntabwo ushobora ngo yateranye. Yego. Ariko bivuye mugira gute? Urabimenya. Biri mu nama se urabimenya? Ntabwo bimenya. Ariko iyo bisohotse ugira gute? Urabimenya. Hari abashinzwe gutangaza ibiri confidential. Yego. Hakaba n'icyo twita ubwiru. Ubwiru bibwirwa n'abiru gusa. Abantu b'ibwami biba bizwi nabo, bakaba bakubwira ngo muharure umuhanda, bazi ko hazanyura ikintu utazi icyo ari cyo. Byo ni ijambo ribwirwa abo rireba bonyine, nk'uko Coca-Cola utazi formule yikoze. Nicyo bita ubwiru rero, kandi tukayikunda ko, kandi abayikoze n'ubundi barahari ko ntabyo akubwira, arapfa kariho ndi. Nicyo bita rero ubwiru. Byo nibanga rimenywa n'abantu bari special, bari hamwe, bahuje icyo bahuriyeho, kandi afite imbaraga zo kubirinda. Ubundi batoranywa gute abo bantu kugira ngo nyine wabishatse niba bitoranye? Ubwo ni muri politike ntabwo turi bugemo. Hakaba niyo confidential cyangwa inkuru ibitswe, inzandiko zibanga, ariko zibasha gusomwa n'abandi, zikazageraho zikajya hanze mu gihe runaka. Ariko ubwira ubwo bujya hanze na gato na rimwe kandi baba babizi. Muri butegetsi bose abantu babira burya usanga na Amerika ifite amategeko mutaza baribo. So no kuvuga rero ngo ibintu ugomba kwirinda papa wangu kubigira ubwiru. Ubwiru twumvise ko ari iki? Ubwiru ni ibintu bimenywa n'ababigenewe bakabibikaho. Yego. Ariko ibanga ryo ribasha kujya hanze mu gihe runaka mwashatse kuyibika rirangiye. Nk'uko iperereza rirangiye bavuga ibyavuye mu iperereza, ariko mu bwiru ntabyo bakubwira. Gusa ninde wakubwira ngo kanaka perezida runaka wa hirya yapfuye ati, twumva ngo Mutara bamuteye urushinge, ni rw'amazi n'urw'iki, ntabi mujye mu rubanza. Indege ya Imana yarahubutse mugashaka Petero Nkurunziza yarapfuye, Magufuli yarapfuye. Yego. Sinzi no kubyumva ariko kukumva cyane. Cyangwa nkuko bura muri Kongo buri baburiya bamahinda biriya ntambara, ushaka kuba utabazi n'uyu munsi wa none. Nabandi ntago nabamenye. Ntibinakureba.
rwose kitanze nanjye ntibinande yego ariko barabandi bafite ubwiru bwabo n'ibyo arimo barabizi barabisobanukiwe turigusobanurira abantu ubwiru n'ibanga byari byo ikintu gishobora gutubaho mu buzima no kugira ngo cyambere mu buzima hari ibintu ushaka kuvuga bitanu ugomba kugira ubwiru mfasha abahumve ubwiru tuvuze ngo iki ni amakuru abwirwa ababi genewe babitore bashobora no gufata bivuze cyane rwose rero nutayagira ubwiru uzigera ugera ku nzozi zawe nanjye niyo ntegereje kugira ngo numve kuko hari amakuru yanyanyagiye hanze akuzanira akabazo ariko buriya kundi hari impapuro zajyaga zisohoka waradepoje ukajya ukabona bayigupfunyikiyemo umuceri mu rugo bintu byo nabyo ni ubugome yego waradepoje ukabona ibaruwa yawe niyo bampfunyikiyemo umwana ubunyobwa yego byagiye ariko bitangiye gucika yego ni urugero natangaga urumva ndagira ngo aho tuhumve buriya ndabikubwira ruko ndeba ndi kukureba buriya hano mukunda ubumwe bw'abera ministries tubabwire satani nta duruwa nta bushobozi nta mbaraga zo kumenya icyo dutekereza afite Imana tuvugaho ubwo bushobozi ntabwo afite pe ahubwo we atekereza ko wivugira ko ibyo agukeka ari ukuri agutegeye ku munwa kugira ngo yumve ko amagambo akuvamo asa n'ibyo agukeka arakeka ariko nta makuru afite amakuru niyo yitangira n'aba bantu bagize batagira ukuri kuko we icyo bakeneye ni ukuvuga akajyana ibyo wavuge kandi uzarebe abantu bose bavuze ngo nzakora ibi ntabwo babigeraho icyo cyo kuki batabigeraho nzajya gushaka viza ubwo birangiye ahubwo uramubwira uti baye turone uri indege twabibonye ryati nagiye tuzavugana ubwaruka cyangwa postinga tu from what to mwaricarana gari rajyana ese uri he ntakubwira yagiye we arimo arakora ibintu bye mwibanga ko ntiyavuze so rero satani buri gihe ahora akeka uzabawe ashingiye kuri performance yawe ashingiye mu byo ukora ashingiye uko witwara ku guhindura imico tugatera kuno muntu byari byo byose ari muri ibi ngibi yagize Imana rero hari igihe uvuga ibintu byawe agahuza no kubyagukeka ari ukuri icyambere so nakubwira rero iki kintu uba kwirinda buri gihe satani abategereje ko ibyagukeka hari byo bikuriho kabyivugira wowe ntabwo burya ni ukuri pe umutima w'umuntu ugenzurwa n'Imana ubwayo n'umuntu ku giti cye rero mu bintu ugomba kwirinda icyambere ntukabwire umuntu umugambi wawe ku muntu washatse kwigira umujyanama wawe kandi uzi ko ari umwanzi hari undi abantu bashaka kwigira umujyanama yego kandi akababazwa n'inama yakugiriye kuko bakeneye kumenya what do you think ibyo utekereza uratekereza iki akaza atako jeri nta namakuru yemperutse ubundi mperuka ngo uri kuri kamera ngo harya ngo ukora n'umwe bw'abera ngo harya ngo none se ngo runaka bimurake ngo nyine ngo uheruka nyine ku Gisozi mbega akigira ivuga ngo aragusembura kugira ngo umuhamakuru nta makuru meza afite yego yanyaye uwo muntu hita ufunga umunwa ataba bisize naho biri yego sinzi akane batukwiye umwe bw'abera bakumva turi ko cyane kubera ko uwo muntu nta kintu na kimwe azi afite amakuru ashaje niyo akoresha kandi yashaje niyo arimo akoresha gushyira hasi byaramunaniye kugira ngo ntaze amashyashya wongeyemo ashaka kwa updatinga amakuru ndikukunda data ze zirashaje hatirone ngo uherukanwe n'ubi harya ngo nta mbabazi harya cyate wora murameto tesubu muracyakorana muracyari nko biheruka tarya n'ibiki harya akakwereka ukuntu amakuru yawe ya kera yazi ariko akeneye amashyashya birumva nyine nta mbabazi turacyakorana harazira guhemba ko numva ugatangira ukapodatinga n'amacano mashya na contact nshya nikira ko ufite muri sena sawa ahita azimya inzozi zawe zose yaroga yaterekera
yabandwa yakugambanira kuko icyo akeneye ni uko agushyira hasi. Bene uwo muntu ugomba kugira ibintu byawe ubwiru. Ubatumira mu nsinzi, ntabwo batumira mu nama itegura akazi, ahubwo batumira mu nama yo gutegura ikirori. Yego, ugomba kugira ubwiru. Kabiri, umwanzi wese wigize inshuti yawe, uzi neza ko ari umwanzi. Tandukanya umugambanyi n'inshuti n'umwanzi. umugambanyi, inshuti n'umwanzi. Yego, umugambanyi we ibyo icy'ingenzi nuko kuvuna amaguru. yego, inshuti yo yigize umwanzi yo nuko ibikora ntibikwereke, ikaguteza abandi bantu, yikiza kwigira nk'umutabazi ari we mujura wa mbere. yego, nka wa muntu wiba akavuza induru, ariba akavuza induru, akaza mu batabaye kandi telefone bye ifite mu mufuka banga. Icyakwibye aragifite, aje mu batabazi yo kanangwino n'abarese waje mwene bati niyo nashakaga, kumbe we ati mbikira nibyo nari nsiganye batabitwara. Hadoya ntiwemerewe. Ikintu cya kabiri, umuntu wese uzi ko ibyo ugeze hatigeze abigiramo uruhare, ntukamuhe n'amakuru, kibigira ubwiru. Aka ibi bintu ni iki cyabidushoboza mushomo? Turaza kwifatira umwanzuro nyuma. Reka njye nasubize kumbaje ikintu kibidushoboza. Ubundi ikintu kidushoboza, uzafate miruwari. Miruwari wirebe, hari undi muntu usanga amatari wowe. Nimba hari ikintu kigoye, reka nkubwize ukuri nabandi baze kutubwira, biragoye kumenya uwo muntu. Nibyo ndi kubyumva kuko ni n'ingenzi, na byinshi byagiye bitubabaza byavuye kuri abo bantu. Ariko aya makuru kugira ngo tuzamenye uyimwa impamvu kuba kubimenya nuko nkuye kuri miruwari. Hari undi muntu uza atari wowe, nayo ni njyewe gusa. Nushaka abantu babi uzihereho. Ubwo nanjye ubwanjye sinkiyizera. Nushaka abantu beza uzihereho. Nushaka abantu babananirwa uzihereho. Ibyo urimo nibyo abandi barimo hari. Kandi buri gihe icyo nkubwiye, nigeze rimwe kujya kubwiriza ahantu. Yego, barambwira ngo babuze uwisha itorero, ndangije afata ishyiraho ikirahure ku meza, ni murunguru kuwisha itorero. Umuntu yakwireba akabika ibyo yagiye yica, ati mbonye hari undi mbonye tugiye ibuka ibyo bose barihana bose. Buri ikintu kidushoboza wafashe biruwari ushyira ku meza, ndashaka kubereka umuntu wisha itorero. Wowe ni mutambuka muze murebe, buri wese azareba. Ibuka byanka uri mureba washishe gahunda y'amanama uko wagambanye, abantu bose barangije baryama mu ntebe ngo Imana tubare twararimaze. Ariko bahoraga ngo ni kanaka, ariko nta kantu k'ubwenge, buri wese yatungaga undi. Ngowe tutekereza ibyo wishe n'ibyo wavuze. Reba wishe itorero, ubonye Irinde ati ni isura yanjye, none se gutya na gutya ukuntu gahita nkurondora kare. So uvuga ngo ukuntu tubimenya noneho. Yego, reka mve mu bintu byenda byo guhanika abantu. Icyambere, impamvu utamenya bano bantu, yego, nuko twiyima igihe cyo kubitekereza. Ntabwo dushaka gutekereza. Ntabwo abantu bashaka kwiga Jerry, abantu biyima igihe. Uzi ko umuntu ashobora guha igihe akazi, agaha igihe abandi bakiyima igihe kwitekerezaho no kwikorera raporo no kwiyevariwa no kumva ngo nakoze gute. Ikindi cya gatatu cya kabiri tutagomba kuvuga, cya kane, ibibazo by'umuryango wawe ugomba kubigira ubwiru. Ntabwira mbonye akazi kanyu, niyo mpamvu zisambutse. Ntabwira mbonye kuri social media turazibona. Bariya bafite uko bavuga ko wese ubona amaherezo. None se kuri social media ubona byo bimeze bitewe byitegereje. Ikitari ubwiru uko ibibazo by'umuryango wawe burya niwo mucyo wawe nyawo kumurikira. Uzarebe nta banga rigihari. Ariko se ni byiza tubishime cyangwa ubengere gase. Uko umuntu aryama turabizi, uko abyuka turabizi, uko ahindukira turabizi. None se ubona hari amahoro bifite? Ababirimo bageze he? Nibyo bitwika. Yatwitse se wumva badahiramo? Wasanga kirazira kikaziririzwa ibibazo by'umuryango, ugomba kubigira ubwiru. Icyo cyo cyakire ukireka. Nutabigira ubwiru, Satani azarugusenyera hejuru nagusenya. Ibyo abantu bagira ntacyo kuko kuri social media bariho, so bari mu Rwanda hose ku isi yose. Yego,
social media se niba ngiye baziriho ni bakeya iwanyu sinabavuga amazina ese bari ku isi yose bangana iki ni benshi so rero ikiba kiriho nubanga ubundi umuryango wawe niwo mucyo wawe umuryango wawe ni rwo rumuri rwawe umuryango wawe niwo uzakuriramo umuryango wawe nibwo buzima bwawe so ugomba no kubigira ibanga yego ibanga ribi ugatuza ku buryo kuko hari ibyo uvuga bigasakuza hari igihe wavuga umwe mu bana akatakaza umwanya mwiza yari awufite icyanyuma ngiye gusozaho nyaboneka gerageza kurinda inzozi zawe ntukazasase ntukazibwire buri muntu izi ngizi tuba izi turotize erega zino rota nizo wowe kandi inzozi zawe niyo plani yawe ubundi uko utavuga umushinga wawe ntabwo ari ukwigira ntuvuga imigambi yawe ntabwo ari uyikwigira ntuvuga ingendo yawe zawe si ukwishyurira tiki ntuvuga aho ugiye gusaba si uguha visa urayimubwirira ikibundi noneho inzozi zanjye nizo jyewe nizo wowe yego ndateganya kubaka etaje yes ni inzozi z'inzu ya etaje mfite uburyo ndateganya gukora ibingibi navuze bya bintu ngomba gukora none kuki mivuze kandi se nkabikora nabi urumva icyo nshatse gusobanura aho ngaho ni ukuvuga ngo urimo uratakaza bwa buryo n'icyerekezo gukora bya bintu wari waragambiriye rero inzozi zawe nizo wowe inzozi zanjye nizo njyewe waba izo warose izo utekereza umugambi wawe na plani yawe yego n'icyariro byitwa ubwiru je nuko mbibwira uwo ngomba kugira gute kubibwira nta kindi inzozi zanjye mushumba munsi ntabwo nza gukora wihangane ndaza saa 8 kuko hari akandi karaka ndi gukore ariko ntugire ubwoba turabirara tubirangije hari ikindi sindi bo kubaze ngo urajyahe nuko wambwiye ko aho kuza saa 3 uzasanga saa 8 ubwo menye ko Gerard ahari ariko yagiye kujya gukora n'ubwiru bwe yego hanyuma ariko ndakukurikiye suko bitavugwa bibwirwa nde wahe rero ibintu bitanu nubisakuza uzahora mu muraba uhora urira uhora uganya uhora usakuza kandi ntuzabura kunaniranwa nabuyoboye naba mu bana ibihe byose ntabwo ari buri muntu wese no nuwo birowe yego hakaba n'igihe ibanga rijya hanze kuko inzu ntiwayihisha imodoka ntiwayihisha inda ntiwayihisha asabwa umuntu ngiye gutera inda barabivuga ko mubona none se yagiye kubyara ngo ati twagiye kwa muganga ninde wari guhamagara ngo ngiye gutera inda nawe none hakubura ngo mudusengere tugiye kwa muganga kugira ntabwo babivuga si bose abibwira bageze gute babonye umwana ariko ntose kujya kuryama ngatera inda bwirane tonda wageje usubiza nawe urumva cyaza kubwira nakumvise ariko mu kubyara arabwira mama we ati mudusengere tugiye hehe kwa muganga katamubwira ati twinjiye mu buriri gushaka ko akana tugakora hari amabanga urakoze rero ibintu nutabiceceka uzahora mu marira uzahora uganya uzahora uvunika inama nziza ihe gihe itekerezeho ikorera umwanzuro ikindi gerageza mu kubaho kwawe umenye ko byose bitavugwa ariko wakora kandi igikorwa kizahamagara abantu narakubwiye ubushize ngo nta ureba umuyenzi ngo wirukiraho usorome kubera amata ufite yego ariko icunga ryeze ryose iyo ritarira nta urireba iyo rirabije nta kindi rikora nta muntu bibwira ngo ngwino ndye ripfa kurabya gusa yego abantu bagatangira bakaribarira kediyevu benisi ndagushimiye cyane mushumba natwe twese Imana iturebe neza amen amen.